tukaba tugiye kurebera hamwe noneho example imwe yo guprintinga multiplication table ya 2. Hanyuma hano duhita duhindura tugashiraho tukarikiriza ku 10 tukarikiriza ku 10 tukagenda dufata noneho ya iterator gukuba kabiri. Hano tugiye kurebera hamwe gatoya ukuntu ikora, ibindi kubera ko twagiye tubireba nawe uri kwiga uragenda ubisubiramo. Hanyuma hano ukuntu bimeze, i irangana na 1, hanyuma muri memory ubwo ngubwo irahita ishiramo 1. Shiramo 1, hanyuma nimara gushiramo 1 tuhita tumanuka kuri statement noneho byahindutse hano kubera ko i ingana na 1 izayikubana na kabiri, nyuma kuri statement hazahita hazaho 2. hanyuma nibirangiza tuzahita twongeraho rimwe kuri i, nitwongeraho rimwe kuri i izahita iba 2 muri memory. hanyuma nimara kuba 2 zazandi checking kuri condition kabiri iri hasi y'10, hanyuma noneho ihita ifata i gukuba kabiri. Muri aka kanya noneho i ntabwo ikiri rimwe kubera ko twatangijeho irindi rimwe, ubu ni kabiri kuba kabiri izahita iba 4. Tugiye n'aha gatatu, ahangaha haracyarimo kabiri izahita iteranyaho hano, iteranyeho rimwe ibe gatatu kari hasi y'10, hano duhite tuza duprinting gatatu gukuba kabiri ibe 6. ushobora kugenda ukomeza bitewe n'ukuntu twagiye tubireba, igenda ikora turaninde turebe uko nimeze. urabona ko isi printing twari tugeze ahangaha gatatu ariko yakomeje mpaka kuri 20. So mwakoze, subscribing, liking na video.